umumotari n'uwo yarahetse bagendaga baseka bishimye cyane. Hari ku cyumweru bizeye ko ari mu muhanda wonyine nta muntu uri hafi aho. Bageze hagati uwo yarahetse aramubwira ati mwana noneho wanyaruka, hano nta muntu uhari haba inyuma cyangwa imbere. Uwari utwaye ati ntari bitoni, reka nihute byahatari, noneho uhagarara ufate ku bitugu nk'uko wabivugaga. Umutipe wari utwaye yongeye umuvuduko, noneho kuko ari mu muhanda yizeye ko nta wundi muntu urimo atwara ahagaze. Toni warahagarara, uwari utwaye ageze aharekura amahembe. Hirya naho hari guturuka imodoka yari itwaye Generali n'izindi modoka ebyiri z'amakonvoyi zari zishinzwe kumurindira umutekano. Ubusanzwe Generali yagendaga hagati, imodoka zimwe zimurinze zikagenda imbere izindi zikagenda inyuma, we akazigendamo hagati. Ariko kuko bari mu muhanda bisanzuye bazi ko nta wundi muntu urimo, Generali yasabye umushoferi we kudepasa imodoka yari irimo abasirikari bamurindaga imbere kuko yabonaga bari kugenda gahoro. Yifuzaga kugera imbere gato, umukobwa we akavamo akabanza kwihagarika muri ayo mashyamba kuko yari yakomeje kugenda bibasaba. Ibyo nibyo byatumye imodoka yari arimo igenda yihuta kugira ngo umukobwa abanze kwihagarika. Yaba wari utwaye moto ndetse n'iyo modoka yari itwaye Generali n'umuryango we bagendaga mu muhanda bumva ko nta wundi muntu bagiye guhura. Mu gihe bagendaga bageze ku ikona, noneho umutari abwira Toni ati nubwo turi mu ikona ubwo nta wundi muntu uri imbere, wowe mfata mu nda nkomeze nkwereke utumanyeri nikorera. Babaye nk'abicara kugira ngo bakate neza, bareka kugenda bahagaze, yongera umuvuduko ngo ikona rikate moto isa nk'igiye gukora hasi. Generali nawe yasabye shoferi gutwara yihuta bakagera imbere, umukobwa we akabanza kwihagarika abandi basirikare batarabageraho. Nabo bageze mu ikona banga kugabanya umuvuduko bagenda bihuta. Bitunguranye motari yabonye imodoka imbere yazaga yafatiyeho, agerageje gufata feri biranga kandi yagendaga mu muhanda hagati. Shoferi nawe ari uko. Shoferi yabonye ukuntu moto yazaga yihuta afata feri ngo ahagarare atagongana nayo, ariko kubera umuvuduko mwinshi bari hajya kuzifata bagonganye. Bakibona ko bagiye kugonga, Toni yagerageje gusimbuka ariko asimbuka motari yamaze gusakirana n'imodoka. Yazamutse hejuru agwa hirya gato, motari nawe agaho ngaho. Shoferi yakubise umutwe kuri vola ahita apfa. Umusirikare bari bicaranye imbere nawe atemagurwa n'ibirahure by'imodoka arikomereka cyane bikabije. Ab'inyuma nabo barahungabanye, ni ukuvuga Generali, umugore we na Woruga, imitwe irazengerera, ibirahure bivamo bikomeretsa cyane Woruga kuko yari yicaye ku ruhande ukuntu imodoka yagongaga kubitaho umutwe. Yari yisanzuye, ibyo kwambara umukandara yabyirengagije. Ubundi uwo muhanda wa kaburimbo bari barawubatse ahantu hadatuwe n'abantu kandi hatanyuraga imodoka. Bari barawubatse mu rwego rw'iterambere igihugu cyageragaho. Hari ahantu bateganyaga kubaka uruganda hari hatuje cyane, bituma bacisha inzira ya kaburimbo hagati mu mashyamba, ukaba umuhanda muremure cyane wageragaho basizaga ibibanza byo kubakaho izo nganda. Nubwo hatari hatuwe, abari bashinzwe gutegura imiturire cyane cyane ahantu hashoboraga kujya imijyi, bari biteze ko igihe kizagera hakagira abantu bahimukira, kandi uretse izo nganda bari kuhubaka babonaga ko hazubakwa n'ibindi bikorwa remezo byaba iby'ibigo bya leta cyangwa se iby'abikorera. Kubera ko hari ahantu haringaniye hatari imisozi, imodoka ya Generali nayo yagendaga idahinda cyane ku buryo umumotari atari kuyumva. Ariko nanone abari bayirimo bagendaga batera urwenya basakuza cyane nk'abari bizeye ko bari mu muhanda bonyine, ku buryo batigeze bumva ko imbere yabo hari guturuka moto. Mu masegonda nka 30 ya mbere bakimara gukora impanuka, abari mu modoka bose nawe isa nyeganyega bagumye uko bari. Ariko Generali nk'umusirikare waciye muri byinshi yahise asubiza ubwenge ku gihe, abanza kureba uko umugore we ameze, abona ari muzima atakomeretse cyane, uretse ko yasaga nk'uhungabanye kubera kwicuguza no kwikanga bitewe no gukora impanuka bimutunguye. Yarebye ku mukobwa we abona ameze neza ugereranyije, nubwo ibirahure byari byamukase mu gahanga. Yarebye umurinzi wari wicaye imbere yicaranye na shoferi, abona ukuntu ibirahure byari byamukase cyane. Yakururaga akuka gake nta cyizere cyo kurokoka gihari. Generali yuzuye agahinda kenshi cyane bitewe n'uko shoferi we byari byarangiye, ndetse umutwe uri kuregarega kuko yakubise umutwe kuri vola ibirahure bikamufata mu ijosi. Yavugiye umutwe yari yambaye twamufashaga kuvugana n'abarinzi be bari inyuma, abasaba kubanguka kandi bagahamagara ambulance na polisi yo mu muhanda. Nubwo bari abasirikare bagomba gukurikiranwa n'urwego rwa gisirikare rukora mu muhanda, abo bita military police, ntibari kwirengagiza polisi isanzwe kandi haguye n'abasivile. Uko yabivugaga niko yasatiraga umumotari waviriranaga aryamye imbere, we yari yamaze gupfa byarangiye. Umugore wa Generali yafashe umukobwa we Woruga amufasha gusohoka mu modoka, bahagarara hirya gato amuhobeye ari kumubaza niba ameze neza. Woruga yari yahangayitse ari kuva amaraso atari menshi cyane, ubwoba bwari bwabishe batazi ikigiye gukurikiraho. Generali yegereye Toni wari waguye hirya nawe yakomeretse, amweguye abona atari kunyeganyega. Yabanje kwikanga agira ngo nawe yapfuye, akoze ku mazuru yumva kuko akakiza. Nk'umusirikare ukomeye yasabye ubutabazi bw'abandi basirikare bagombaga kuza kureba niba umutekano umeze neza. Mu kanya gato w'abasirikare bari inyuma wese bamugeraho, bava mu modoka bihuse cyane. Uwo mwanya bakoye shoferi n'uwo musirikare warwanaga n'umutima mu modoka, ku bw'amahirwe make uwo mwanya itashiramo umwuka. Babashyize imbere hirya gato mu byatsi, bafata n'umumotari baramubegereza. Toni wari waguye igihumure nawe bamukuye mu muhanda ari kuva amaraso menshi, baramufata bamuryamisha mu twatsi twari hirya.
Amahirwe yarahari nuko muri abo basirikare bagendanaga na generali hari harimo wari ushinzwe kubitaho mu gihe bari kuba bakoze impanuka nk'iyo. Kubera ko generali yarakomeye, bakekaga ko ashobora kwatakwa mu buryo butunguranye, wenda akaba yakomereka, bityo umuganga akaba yamuvura ibikomere. Ntiyari umuganga gusa, ahubwo yari umusirikare wari ushoboye no gutanga ubutabazi bw'ibanze. Ubwo rero yagendanaga imiti. Kugira ngo hagire imodoka ibageraho byari gutwara nk'iminota 30, nabwo yihuse cyane birenze ukwemera, kuko aho hantu hari kure mu rugero runaka. Tony wari ukiri muzima niwe wari ukeneye kwitabwaho kurusha abandi bose, yaba n'umukobwa wa generali wari kubise umutwe mu birahure agakomereka mu gahanga. Uwo musirikare w'umuganga yagiye mu modoka, afata udukoresho tw'ibanze, yegera Tony ngo arebe ko yahagarika amaraso, akamushyiraho n'akamwongerera umwuka, bakaba bategereje ambulance bizeye ko wenda ari burokoke. Uko niko yabigenje mu gihe umugore wa generali yarakomeje kurizwa n'abari bapfuye. Uruga akimara kugera hanze, akamara umwanya hirya ari kumwe na mama wamuhumuriza, agerageza no kumuhambira igitambaro mu gahanga ahari hari ibikomere, aho ibyuma byari bikase ngo amaraso areke kuba menshi. Yarebye hirya aho bari barambitse imirambo y'abapfuye, arebye ku ruhande abona isura ya Tony. Yarasakuje agenda amwegera, na muganga agikomeje kumufasha ati Tony, ni wowe? Ntumbwire ko tukugonza tukakwica. Generali akaba papa we yarikanze, yibaza ukuntu umukobwa we yabaziranye n'uwo musore. Yagize ngo wenda nihungabana, ubwonko bwe bukaba butari ku murongo. Aramubaza ati ariko Roga, uyu musore uramuzi? Nawe ati papa, uyu ni Tony, kandi na Faye aramuzi. Uwo Faye yari umusirikare, ari umurinzi wa generali. Yarazi neza uwo musore kuko yari yarigeze kumukubita hafi kumwica afatanyije n'uwo wundi wari umaze gupfa, bamuziza ko yasagariye urugo rwa generali n'umukobwa we. Yitegereje neza, abwira generali uti uyu musore ndamuzi. Nawe yahise amwegera, agenda avuga ati Tony, ni wowe? Tony ntiyabashaga kuvuga, icyakora bamuhamagaye kenshi, ageze aho yubura amaso, agerageje kuvuga biranga. Uruga yatangiye kwishinja amakosa, amusaba imbabazi ati Tony, ntabwo twari tugambiriye kukwica, nta kibi wakoze rwose. Yashatse gupfukama ngo amwubikeho umutwe amuririre, ariko papa we atanga itegeko ko atagombaga kumwegera. Imodoka ya generali yari irimo abantu 5. Shoferi yari yicaye imbere, kandi nawe nubwo yaratwaye ariko ubusanzwe ari umusirikare ukomeye ndetse ari umurinzi wa generali. Uwo musirikare wundi yari yicariye imbere, bari kugenda baganira. Mu mwanya wo hagati hari hicaye generali n'umugore we. Kubera ko bari batembereye badaheruka kuba bari kumwe, bagendaga bagaragarizanya urukundo mu buryo budasanzwe, bituma Uruga ari ubicaye iruhande agira isoni, ajya kwicara mu mwanya w'inyuma, yicara yegereye ikirahure kugira ngo arebe hirya no hino atabitayeho. Izindi modoka 2 zari inyuma, imwe yari irimo abasirikare 3 n'indaruko. Muri abo basirikare 3 umwe ari shoferi. Mbese generali yari ari kumwe n'abasirikare 8, harimo bivuze ngo generali yari ari kumwe n'abasirikare 8, harimo umwe wakoraga nk'umuganga. Nubwo abo bantu bari abasirikare kandi generali ari umuntu ukomeye mu nzego z'umutekano, amategeko n'imikorere isanzwe y'igihugu ntibyari kwirengagizwa. Polisi isanzwe yo mu muhanda yageze aho impanuka yari yabereye kugira ngo ikore iperereza. Igitangaje kandi uwo muhanda n'abapolisi bo ku muhanda bari bakagiyemo, kuko wari ukiri mushya kandi bizwi ko nta bantu bawunyuragamo uretse imodoka zonyine zabaga zigana aho inganda zendaga kubakwa. Abo bapolisi bari baturutse ahandi, bagera muri 6 baraje barabasuhuza, bamwe batangira kuganiriza abo basirikare ndetse na generali, abandi bareba plaque za moto, bakora no mu mifuka y'uwo musore wari utwaye wari umaze gupfa ngo barebe ibyangombwa bye. Bakoze no mu ya Tony, bose basanga bafite ibyangombwa, babona aho baturuka, bahamagara umuyobozi w'umurenge wabo bamusaba kubimenyesha imiryango yabo. Iperereza ryabo ryari ritangiye. Uruga ruhagaze hirya ari kurira mu buryo butunguranye, nawe yabaye nk'utaye ubwenge, ananirwa guhagarara, buri imbaraga agwa hasi. Generali yagize ubwo baramwegera, we n'umugore we bagerageza kumukangura. Wa musirikare w'umuganga bigize amushyira akamufasha guhumeka kuko aratangiye no kubura umwuka. Yaraguye igihumure ariko yarakiri muzima. Generali yarakutse umutima aketse ko apfuye. Mu kanya gato ambulance 2 zarahageze, umukobwa wa generali ashyirwa mu ya mbere, mama we agenda amuherekeje ndetse abasirikare 2 bafata imodoka baramuherekeza. Tony nawe yashyizwe mu yindi ambulance, umupolisi umwe muri babandi 6 bari baje amugenda iruhande, abandi basigara mu iperereza, usibye ko n'uwo mupolisi yari kuba aririmo. Urwego rwa gisirikare rukora nka polisi yo mu muhanda, military police, narwo rwatejemo abo basirikare 4 basuhuza generali, baganira nawe, babazanya uko byagenze. Muri uwo muhanda hari hamaze guhurira inzego nyinshi z'umutekano. Bidatinze nta minota irashira, ubutabazi generali yari yasabye nabwo bwaraje, haza indi modoka y'abasirikare. Abo bantu bari bapfuye bageraga muri 3 kandi nabo bagombaga kugezwa ku bitaro. Byihuse bashyizwe mu modoka zabugenewe zibajyana ku buruhukiro bw'ibitaro byari bijyanyweho Tony na Uruga, kugira ngo hakorwe isuzuma ry'ibanze mbere y'uko imiryango yabo ihabwa uburenganzira bwo kubashyingura. Tony na Uruga nyuma y'iminota mike itageze ku isaha bari bagejejwe mu bitaro. Kubera ko bari bakeneye ubufasha bw'ibanze, bajyanywe mu bitaro bimwe, ariko Uruga we ntiyashyizwe mu cyumba kimwe n'abandi barwayi. Nk'umukobwa wa generali, bamujyanye mu cyumba cyihariye cyari kigenewe kuvurirwamo abanyacyubahiro ba leta. Icyakora bose bagombaga kwitabwaho byihutirwa. Nubwo yarahangayitse, generali yasabwaga guhita atanga raporo byihutirwa,
akayitanga ku nzego zo hejuru, mu gihe izindi nzego zishinzwe umutekano w'umuhanda ku mpande zombi nazo zari zigikomeje iperereza. Yararakaye cyane atumva ukuntu umusivile w'umumotari yari yatumye bakora impanuka ikomeye yahitanye abasirikare be 2 bakomeye ndetse n'umukobwa we akabikomerekeramo kandi akagira ihungabana bigezaho. Si we gusa n'umugore we kuko yari afite udukomere babanje kumupfuka, bamusaba no kuba aryamye ku gitanda agaruhukaho gato iruhande rw'aho Ruga yari aryamye. Abapolisi bo bari bari mu iperereza ngo bamenye neza uwo musore wari utwaye uwo ari we ndetse banamenye ko bagombaga gutanga raporo. Abasirikare bakoraga nka polisi yo mu muhanda, military police, bari bari mu iperereza ngo bamenye imvano y'impanuka n'uruhare rwa generale. Nabo bagombaga gukora iperereza kuri abo basirikare bose bari bari kugendana nawe. Generali yabanje kujya mu biro bye kuko yagombaga gutanga raporo agasobanura ko ibintu byose byagenze ku nzego zo hejuru. Yanditse ibaruwa yohereza kuri email. Iyo baruwa yagiraga iti: kuri Minisitiri w'Ingabo Generali Ronde, tariki ya 7 Kanama, raporo ku mpanuka y'imodoka yabereye mu muhanda werekeza ahagiye kubakwa inganda. Nyakubahwa Bwana Minisitiri, nshingiye ku nshingano zanjye nk'umuyobozi w'ikirenga w'ingabo no kubw'umutimanama wanjye, mbandikiye mbagezaho raporo y'ibihe bikomeye byabaye ku itariki yavuzwe haruguru, ubwo nari ndi mu rugendo rusanzwe bwite n'umuryango wanjye nari mu bikorwa bya gisirikare. Ku isaha ya saa 6 z'amanywa twari turi mu rugendo rutari rw'akazi mu modoka imwe itwawe n'umushoferi wanjye usanzwe twerekeza ahagiye kubakwa inganda mu rwego rwo gutembera no kuhasura. Nari ndi kumwe n'umugore wanjye, umukobwa wanjye ndetse n'abarinzi 8 ba hafi. Imodoka yacu yahuye n'ikibazo gikomeye aho twagonzwe na moto yaturukaga mu ikorosi ku muvuduko ukabije, bigatuma ibyo binyabiziga byombi byangirika. Mu bo twari turi kumwe hapfuye abarinzi 2, umwe akaba yari umushoferi. Umugore wanjye yakomeretse byoroheje ariko umukobwa we yakomeretse bikomeye, ubu bamaze kujyanwa kwa muganga. Umumotari yapfuye ako kanya mu gihe yari atwaye yakomeretse bikomeye, nawe akaba ari mu bitaro. Nahise menyesha inzego zibishinzwe, polisi y'igihugu ihagera mu gihe gito kandi na military police yahageze. Abakomeretse bose bajyanywe ku bitaro bikuru bya leta bya hafi hifashishijwe imbangukiragutabara nyuma y'ubufasha bw'ibanze twabanje kubaha. Abapfuye nabo batwaye n'urwego rubishinzwe mu buryo bukwiriye. Urwego rw'iperereza rwatangiye gukusanya amakuru y'ukuri ku byabaye ku mpande zombi, rwaba rw'abasivile ndetse n'urwa gisirikare. Nasabaga ko mwashyira umuhate mu gukomeza gukurikirana iperereza kugira ngo hamenyekane neza icyateye impanuka, hanakosorwa imikoranire hagati y'abasirikare n'abaturage muri uriya muhanda, cyane cyane mu gihe cy'uruhushya rudasanzwe. Ndifuza ko abapfuye bashyingurwa mu cyubahiro gikwiriye kandi abakomeretse bagafashwa mu nzego zacu z'ubuvuzi. Ndasaba ko twagira ibiganiro byagutse kuri gahunda z'ubwirinzi n'urujya n'uruza rw'abayobozi bari mu biruhuko. Nshimiye ubufatanye mukomeje kugaragaza mu kurinda ubuzima bw'abaturage no gukurikirana uko amategeko yubahirizwa. Yasoje ashimira, yivuga izina ko ari Generali Ronde, umuyobozi mukuru w'ingabo, ashyiraho umukono na kashe akoresheje uburyo bw'imashini arohereza. Iperereza ryihuse ryo ryari rikomeje gukorwa. Umusore wari wapfuye basanze afite indangamuntu ye ariko basanga perimi itari iye. Amakuru bakusanyije yari yuko yari yatiye moto adasanzwe ari umumotari ndetse wari wayimutije akaba yari yamuhaye perime ye. Polisi yagombaga kugira icyo ikora yihuse kuri icyo kibazo. Ubusanzwe iyo umuntu atwaye ikinyabiziga atari nyiracyo akanagitwara nta ruhushya rwa burundu cyangwa perimi afite, akagitwara binyuranyije n'amategeko y'umutekano w'umuhanda, kiba ari icyaha gikomeye. Ni icyaha gihanwa n'itegeko kuko ari ugushyira ubuzima bwe n'ubw'abandi mu kaga. Kuba kandi iyo moto yari yahitiye byafashwe nko gukoresha nabi umutungo w'undi muntu. Kubera ko hari habaye impanuka yateje impfu, amategeko agombaga gukurikizwa kandi yari amategeko akomeye bya hatari. Nubwo yari yapfuye, iperereza ryarakozwe hagamijwe kumenya uruhare rwe mu byabaye ndetse n'uburyo moto yayibonye n'impamvu yayitwaye. Byakozwe mu rwego rwo kumenya niba hari undi muntu ufite uruhare mu gukoresha nabi icyo kinyabiziga nk'uwatanze moto ku muntu utari ubifitiye uburenganzira. Ubwo kandi ku rundi ruhande niko Tony na Olga bari bakomeje kwitabwaho mu bitaro mu buryo bukomeye ngo barebe uko basanasana bakaramira amagara yabo. Nyiri moto ntiyatinze kumenyekana kuko ibyangombwa bye birimo perime bari babibonye. Yasobanuriye polisi uko ibintu byose byari byagenze. Byose byatangiye abasore 2 bahembwa amafaranga menshi. Bari basanzwe birirwa mu biturage, mu misozi no mu bishanga bashakisha ibyuma bishaje bamwe bita injyamane. Uwo musore witwaga Lucas akaba yari nyiri moto, yagize ati abo basore basanzwe batoragura ibyuma bishaje. Baba bashaka amafaranga binyuze mu gushakisha ibisigazwa by'ibyuma bishaje nk'imashini, ibikoresho byashaje cyangwa ibindi byuma bitagikoreshwa. Akenshi babyikorera ku mutwe cyangwa bakabisunika ku igare, nyuma yo kuzenguruka mu baturage basakuza ngo ibyuma bishaje bakabikusanya. None ibyo barundanyije batoraguye cyangwa baguze ku bantu bakabaha amafaranga make, nabo bakabigurisha ku bantu cyangwa amasosiyete atunganya ibyuma bishaje. Gusa muri iyi minsi hari umukire babigurishagaho mu mujyi akaba ari we ubigemura.
Iyo babijyanye bahembwa amafaranga bitewe n'ingano n'ubwiza bw'ibyo byuma. Ibyo byuma bishaje bikagurishwa ku nganda zitunganya ibyuma muri recycling industries, aho bisukurwa bakabisya bikongera gutunganywa maze bigakoreshwa mu gukora ibindi bintu bishya nk'ibyuma bikoreshwa mu bwubatsi, ibikoresho byo mu rugo nk'amasafuriya, ibyuma byo gukatisha, ibikoresho by'imodoka nka moteri nshya n'ibindi. Yakomeje asobanura ko kuri uwo munsi bari bahembwa amafaranga menshi bagashakisha ikintu cyabashimisha. Babonye rero bakwiriye kujya mu muhanda bakarya umunyenga. Noneho kuko umwe yarazi gutwara moto ariko adafite perime, araza aramubwira ati, wowe Lucas ugiye kudutiza moto tujye mu muhanda, uriya muhanda utunyurwamo n'abantu, udutiza na perime ntawamenya, hanyuma tujye kwirira umunyenga turayikugarurira ku mugoroba. Polisi yari iteze amatwi bandika akantu ku kandi. Nawe yarakomeje ati, kuko ku cyumweru ntakora nayibaye ngo bigire aho bashaka, nizeye ko bayigarura ku mahoro. Nanjye rero amakuru nabimvise nk'abandi bose ko umwe yapfuye tonaka bari urokoka, kubera ko moto yari yahawe uwo musore wari wapfuye akayihabwa na nyirayo azi ko atari umumotari kandi ko nta ruhushya yari afite rwo gutwara, yagombaga kuryozwa uruhare mu byabaye. Uwo mwanya bamwambitse amapingu bamujyana kuri sitasiyo ya polisi. Byari byemejwe ko yagize uburangare mu gutanga ikinyabiziga nk'icyo ku muntu utabifitiye ubushobozi n'uburenganzira, kandi yashoboraga guhanishwa ibihano birimo ihazabu cyangwa kwamburwa uburenganzira bwo gutunga ibinyabiziga by'agateganyo. Bwije Lucas amaze kujyanwa muri gereza, ku bitaro bakomeje kwita kuri Olga na Tony bose bari bataye ubwenge ntawe uri kubasha kuvuga. Tony yari mu cyumba gisanzwe aho abandi barwayi b'indembe bashyirwaga. Olga wari mu cyumba cyihariye cya wenyine nk'umukobwa wa generali, umugabo wari ufitiye igihugu akamaro. Iperereza ryo ryagombaga gukomeza no mu gitondo cyaho. Tony nubwo ataratwaye moto nawe byamugizeho ingaruka mu buryo bubiri. Icya mbere ari kwa muganga kandi yagombaga gukurikiranwa n'amategeko. Mu rwego rw'ubuvuzi yitaweho nk'undi muntu wakomerekeye mu mpanuka agashyirwa kwa muganga. Mu rwego rw'amategeko bari bategereje ko agarura ubwenge gusa bakamubaza ibibazo byibanda ku kumenya niba koko atarazi ko ari umutwaye atari umumotari cyangwa ko atarabifitiye uruhushya. Ikibabaje ni uko yari abizi ariko akemera kugenda muri ubwo buryo butemewe, ndetse akajya anyuzamo akamugira inama yo kongera umuvuduko. Mu gihe byari kuba bimenyekanye yagombaga gukurikiranwa ndetse agahanwa bikomeye nk'umufatanyacyaha. Muri icyo gitondo Generali yazindukiye mu bitaro ngo ajye kureba uko umwana we yaramutse, ngo hanarebwe ko atajyanwa mu bitaro byihariye bya gisirikare aho kwivuriza mu bitaro bisanzwe by'abandi baturage. Ariko yagezeyo arebye ukuntu ari ku mashini zimufasha guhumeka, yataye ubwenge atazi aho ari, yemera ko bamugumishaho cyane ko ari mu cyumba cyihariye kitari gutuma agira aho ahurira n'abandi barwayi. Nyuma y'impanuka ikomeye yahitanye abo bantu batatu barimo n'abasirikare babiri ndetse igakomeretsa abandi bantu barimo umukobwa we, yahise atanga raporo y'ibyabaye mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane cyane ku rwego rwa gisirikare kuko ari mu kiruhuko ariko akagendana n'abasirikare. Iyo raporo yashyikirijwe urwego rw'iperereza rwa gisirikare, ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda na Minisiteri y'Ingabo kuko hari abasirikare bari babiguyemo. Kandi hanasabwa igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu buryo bw'inyandiko cyangwa mu magambo mu iperereza rya polisi. Ariko nawe bari kumwigaho. Yakorwagaho iperereza ngo harebwe ko nta ruhare yabigizemo kubera ko imodoka ye yari yagongeye mu muhanda hagati, ikindi ari iri imbere y'izindi kandi ubusanzwe umuntu urindwa agenda hagati. Kuri uwo munsi ibitaro byatanze ibisubizo byavuye mu isuzuma bigaragaza ko abari bapfuye bari baguye mu mpanuka koko. Icyagombaga gukurikiraho ko ari ukubashyingura. Uwo munsi abasirikare bajyanywe ku kigo cya gisirikare kuko ubuyobozi bwa gisirikare bwemeranyije n'abagize imiryango yabo ko bagombaga gushyingurwa mu buryo bwabo. Icyakora no kugira ngo bavanwe mu bitaro kandi bashyingurwe byabanje kwemerwa n'ubushinjacyaha ko imirambo ishobora gushyingurwa mu gihe iperereza ryabo ryari rigikorwa. Habanje gushyingurwa kw'abasirikare bikorwa mu buryo bwabo bitewe n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'ingabo n'umuryango wabo. Noneho n'uwari wigize motari umwe w'umusivile yashyinguwe n'umuryango we bisanzwe, ariko bagerageza no guha umuryango w'ubufasha buturutse ku buyobozi no kuri sosiyete y'ubwishingizi. Wari ubaye umunsi wa gatatu Olga na Tony bombi batarakanguka bakiri muri koma. Generali Ronde yaratangiye kwitekerezaho neza. Ubwoba bwamubanye bwinshi kuko yabonye ko iperereza ryashoboraga kumutamaza. Icyari kimuteye ubwoba ni uko mu mategeko hari impamvu zashoboraga gutuma aregwa cyangwa agakurikiranwa mu rwego rw'amategeko bitewe n'uruhare yagize. Icya mbere, umushoferi yari umukozi wa leta. Umushoferi we yari umukozi wa leta kandi yari yarenze ku mabwiriza. Yari umusirikare akaba n'umukozi wa leta wamurindaga. Generali yari azi ko atari yemerewe gutwara kuri uwo muvuduko ariko ntiyamubuza. Nawe yagombaga kubazwa uburangare bwo kudakurikirana imyitwarire y'abamurinda. Mu gihe gito kitageze ku munsi nk'uko nawe bitekerezaga, iperereza ryakozwe na military police ryagaragaje ko yari yategetse umushoferi we kwihuta kuko yihuse ntamubuze no kwica amategeko y'umuhanda nkana, arimo kugendera mu muhanda hagati no kugendera ku muvuduko udasanzwe kandi akagenda imbere y'abamurinda ari generali, yitwaje ko umuhanda abantu batari basanzwe bawunyuramo cyane. Ibyo byamwemezaga kugira uruhare mu cyaha cyatewe n'imyitwarire ye wari umutwaye kandi byagombaga kumukururira ibihano.
gusa kuko yari afite ubudahangarwa bwo mu rwego rwa leta yakurikiranwe n'inzego zibifitiye ububasha hakurikijwe amategeko yihariye. Nawe yajyanyweho abandi basirikare bakomeye bashyirwaga mu gihe iperereza ryari rigikomeje. Kumurekera uburenganzira bwe akidegembya byashoboraga kwica iperereza ryakorwaga na military police. Nanone ku iperereza ryakorwaga na polisi isanzwe, kubera ko wari wateje impanuka yari yapfuye, urubanza rwe rwagombaga gufungwa, ariko inzego zagombaga gukurikirana abafitanye isano n'iyo mpanuka kandi nta bandi uretse Tony na Lucas. Umugore wa General yarahangayitse ariko rizwa nuko umugabo yari yatawe muri yombi kandi azi neza ko byari kumugiraho ingaruka zikomeye zirimo gukatirwa, gucibwa amande, gutanga ihazabu kandi agakurwa ku mirimo y'ubuziraherezo azira icyaha cy'uburangare cyateje urupfu. Ku bw'amahirwe ariko uwo munsi umukobwa we yaregutse abasha kumuvugisha mu gihe Tony we byasaga nkaho bitazoroha. Hirya no hino amakuru yari yose abantu bagaruka kuri abo bantu yaba General Lucas banavuga ko bari mu bitaro ari bo Rugana Tony. Amakuru yavugwaga ku maradiyo no ku mateleviziyo kandi bikandikwa mu bitangazamakuru akantu ku kandi ku byabaga. Kubera ko byasaga n'ibiri gutera imyigaragambyo mu baturage bashaka ko ngo haboneke ubutabera, byabaye nk'igitutu ku buyobozi bituma urubanza rucibwa vuba. Abandi bari bakiri mu bitaro ubwo General yajyanwaga kuburana ku byaha yashinjwaga. Urukiko rwakusanyije ibimenyetso rutangaza ko impanuka yateje urupfu rw'abantu. Amategeko agena inshingano n'uruhare ku bantu bose bari bafite aho bahuriye n'iyo mpanuka, haba mu buryo bwo gutwara, kugira uruhare mu gukoresha ibinyabiziga cyangwa gutuma habaho kudohoka ku mategeko y'umutekano wo mu muhanda. Byemejwe ko General yagize uruhare mu kwemera no kwirengagiza ibimenyetso byagaragazaga ko umushoferi we yihutaga cyane ndetse akanagenda hagati mu muhanda binyuranyije n'amategeko, ikindi akagenda imbere y'abamurinda nk'igihamya cy'uko umuvuduko we wari ukabije. Byamuhamije icyaha cy'uburangare bukabije bitewe n'uburemere bw'ibyabaye, nk'uko byari bimeze mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha, kuko yakomeje urugendo azi neza ko umushoferi atubahirizaga amategeko kandi ntiyigera amubuza abifitiye ububasha. Bamushinje kugira uruhare mu byabaye kuko kumubuza gutwara cyane yarabifitiye ubushobozi buri mu biganza bye. Nk'umuyobozi wari ufite inshingano zo kugenzura umutekano w'urugendo ndetse no kugenzura imyitwarire y'abashoferi be ntabikore, bamuhanishije igifungo, gutanga ihazabu y'amafaranga no gutakaza uburenganzira bwo gukoresha cyangwa gutunga ibinyabiziga mu gihe runaka. Kubera ko uburangare bwe bwateye urupfu hakabaho no gukomereka gukomeye ku bantu, ibihano byarushijeho gukomera. Hakurikijwe amategeko agenga ubufatanyacyaha, aho umuntu wese wagize uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu byabaye ashobora guhanwa kimwe n'uwabikoze by'umwihariko. Ibyo byatumye yamburwa n'amapeti ye yo kuba General. Lucas nawe baramukatiye ndetse banamuca amafaranga y'ihazabu kubera ko yagize uburangare agatiza ibyangombwa by'umuntu utari wemerewe gutwara moto. Yagombaga kumara imyaka 2 muri gereza ndetse agatanga amafaranga menshi kuko uburangare bwe bwateje impfu z'abantu 3 bose, 2 bagakomereka bikabije n'umwe agakomereka mu buryo bworoheje. Yamenya ko bari abasore badafite perima akabyubaha, ntiyari kubaha moto ye kandi iriya mpanuka ntiyari kuba. Uruhare rwe rwarumvikanaga. Iminsi yakomeje kugenda yicuma, agahinda ari kose ku mugore wa General, ariko nanone ibyishimo by'uko umukobwa atangiye koherwa ari byose. Mama we yaramuganirije aramubaza ati mwana wanjye, uriya musore ko wavuze ko muzi mwahuriye he? Nawe ati mama, nari bagiye kubikubwira ariko nabonaga atari ngombwa ko mbikubwira. Umusore yaraturutse kure aca ku kigo cy'abasirikare ahetse agafuka karimo utwuma dushaje, akomeza kuzamuka araharenga agera hafi y'aho nari mpagaze nunamye muri telefone. Yaje ameze nk'uwabuze ikintu, nkomeza kumureba duhuje amaso aranyegera arambaza ngo ntabwo wandangira ahantu hari ibyuma bishaje. Naramwihoreye kuko numvaga nsuzuguye. Yarongeye ati mumbabarire mumbwire, inaha numvise ngo hari ibyuma byinshi bishaje, ntabwo mwandangira aho biherereye. Abasirikari bari hirya babonye avugana nanjye kandi yambaye nabi anahitsa ku gafuka, njye nanze kumusubiza, nta na kimwe bamubajije baramufata baramukubita bihagije. Yavugije induru bamufata umunwa bakomeza kumuhondagura, ndatabara ngo mbasabe bamureke yigendere. Baranyumviye, mubajije izina ambwira ko yitwa Tony. Namubajije impamvu yatinyutse kuza ahantu hatuwe na General n'abandi bayobozi hirya y'ikigo cya gisirikare, noneho akaza ashakisha ibyuma bishaje. Arambwira ngo njye nta minsi maze ni mu Kinaha, bagenzi banjye ducuruzanya ibyuma bandagiye ko hirya y'uko kigo cy'igisirikare haba ibyuma byinshi bishaje. Ngo bari bamubwiye ko umuntu arenze ku gisirikare ahandi hose umuntu aba yemerewe kuhashakira kuko ari mu baturage basanzwe. Namusabye kutazagaruka musobanurira uko bimeze. Ikibabaje kubera ko yari yakubiswe cyane, yageze hirya kugenda biramunanira, agwa hasi, ngahamagara umumotari wo kuza kumutwara akamukura. Mama we amaze kumva iyo nkuru aramubwira ati niwe wigize indangare, yagendaga adasoma se? Ni hari icyapa cyanditseho kwanyurwa n'abahatuye. Bakomeje kuganira no ku bindi, bagiye gutaha urugasaba mama we kubanza kumureba. Yagiye kumureba aho yararwariye asanga nawe atangiye gutora agatege. Yaramurebye atekereza ibintu byinshi. Icya mbere bahuye bwa mbere ari gushakisha ibyuma, arakubitwa cyane ahinduka intere. Icya kabiri Orugari yagize uruhare mu gutuma baza aho ngaho mu bitaro.
papa we yarafunzwe, yarambuwe amapeti kandi yaratanze amafaranga menshi. Icyakora Tony nawe yarakurikiranwaga, haburaga gato yasezererwa agafungwa. Uruga yamusabye akanimero ke ngo azajya amubaza amakuru, we na mama we baritahira. Hashize iminsi 3 Tony wari urwajwe n'ibitaro kuko ab'iwabo bari kure, bitakoroha ko bahagera, yewe bataranabimenye. Yarorohewe atangira kwihagurutsa no kwijyana mu bwiherero. Telefoni yarasonnye, ahitabye asanga ari Uruga umuhamagaye. N'ubwoba bwinshi yamubajije icyo amushakira, Uruga aramuhumuriza aramubwira ati wihangayikishwa no kuba nguhamagaye, ahubwo nshaka ko tuganira. Yamubajije impamvu yisanze muri quartier z'iwabo cya gihe nuko byamugendekeye nyuma yo gukubitwa, akamushakira umumotari wo kumujyana, nawe amusobanurira uko byagenze atamubeshya. Ubusanzwe Tony yacuruzaga ibyuma mu kandi gace, ageze aho yimukira mu yindi ntara nk'umusore wese ushakisha imibereho. Yagize yakomeza kujya ashakisha ibyuma, kandi we n'abagenzi baho babigurishaga niwe wajyanagayo ibyiza, abo twakwita nka ba boss we bakamushimagiza. Abandi bakoranaga bagize ishyari, bashaka kumufungisha, bamutegurira umugambi mubi wo kumwohereza mu bice byari bituwemo n'abantu bakomeye mu bya politike. Bamwigizeho umwana mwiza, maze bari kumwe nawe bazamura ikiganiro bavuga ahantu hari ibyuma bifuzaga kuzajya gutoragura nyuma y'iminsi 2. Bavuze ko hirya ku gisirikare gato hari ahantu hari ingo nyinshi z'ibipango, ariko ko hagati muri ibyo bipango habamo ibyuma byinshi bishaje, abantu bakaba batinyira ko hirya no hino haba hahagaze abasirikare kandi ntacyo bagutwara. Bavuze ko iyo umuntu atinjiye mu kigo cya gisirikare kigera hirya no hino nta kibazo. Tony wabumvaga yumvise ko agomba kubatanga akajya mbere yaho, ubu bavugaga ko bazajya nyuma y'iminsi 2 wahita yiyemeza kuzindukirayo. Ibyo nibyo rero nabo bifuzaga. Yaguye mu mutego, azinduka kare cyane ajyayo. Kubera ko ikigo cya gisirikare cyari cyubatse haruguru y'umuhanda, hazituye ibiti birimo senyenge, yaraharenze agera ku gahanda kazamuka, yanga gusoma ko kapa kari kahashinze. Yarebye imbere ye ahagana haruguru y'umukingo, abona ahantu uruzitiro rw'amatafari rwari rwarasenyutse ahantu hagari cyane harimo agafera beto. Yagiye kugafata kuko hari mu binani, inzu ziri ruguru, abasirikare bahagaze hirya no hino. Aho gusubira hepfo ngo asubire inyuma, aratambika ahura na ka gahanda kazamukaga ruguru kajya muri ya mazu ruguru ya kakapa. Kubera ko abantu bari batuye aho hantu hari uruzitiro ariko rukaza guhirima, bose n'ubundi bari abantu bo mu miryango ikomeye, kuba bari gusohoka bagaragarira inyuma y'ibipangu byari ibintu bisanzwe. Nibwo yageraga ku mukobwa wari wihagarariye ari kureba muri telefoni, atuje kuko yari abizi neza ko izo quartier nta muntu usanzwe wazizagamo, yamugeraho akamubaza niba nta hantu yamurangira hari ibyuma bishaje. Akibimubaza yisanze mu maboko y'abasirikare bamubaza uko yahageze, banakeka ko ashobora kuba yatumwe ngo ahemukire umukobwa wa generale. Baramukubise, baramurembya, agerageza kwisobanura, baramwangira, Uruga amugirira impuhwe asaba ko bamureka. Gusa Tony yageze imbere agwa hasi, birangira Uruga amuhamagariye moto yo kumutwara ikamujyana kure y'izo quartier. Ka kapa kari kanditse ko aho hantu hanyurwa n'abahatuye, nyamara we ntiyari yagasomye, yarangariye njyama ntiyibagirwa gusoma. Motari yamujyanye mu bitaro, amaramo ibyumweru 2 atabasha kuvuga. Kubw'amahirwe ageze ahagarura agatege asubira mu kazi. Ahemba amafaranga menshi, we na mugenzi we rero biyemeje gufataho make bakayarya bakayasereburamo, kuko nyuma yo gukubitwa cyane bakamurembya yari yabonye ko no gupfa bishoboka isaha ku isaha, ibyo yaroye akabisiga. Uruga yarabyumvise arababara, aramwihanganisha amusaba imbabazi, anamubaza uko byagenze kugira ngo bisange muri uwo muhanda bagonganiyemo. Tony yamubwiye ko impamvu bahisemo kuwuzamo ariko nta bapolisi babagamo, ko nta bantu benshi cyangwa ibinyabiziga bahanyuraga, n'ukuntu hari amahumbezi, hari ishyamba rituma haza akayaga keza. Uruga yumva adakwiriye kumucira urubanza kuko nawe uko yari abizi, yarazi ko nta bapolisi bo ku muhanda, nta modoka, nta bantu banyuramo. Yongeye kumusaba imbabazi, anishinja amakosa amubwira ko ari we wabigizemo uruhare kugira ngo impanuka ibe. Yamubwiye ukuntu yari yihatiye papa yo gusaba shoferi kwihuta ngo yihagarike imbere babone gukomeza. Bakomeje kuganira, Uruga aramubwira ibyabaye kuri papa byo gufungwa no kwamburwa amapeti kandi agacibwa amafaranga. Tony nawe biramubabaza cyane, aramwihanganisha. Kubera ko Ronda atarakiri generale, abasirikare bamurindaga babaha izindi nshingano, kandi umuryango usabwa kwimuka ukava mu mazu ya leta hafi y'igisirikare, kuko aho bari batuye hari hatuwe n'indi miryango yubashye mu rwego rwa politike. Izo nzu kandi zikaba zari iza leta. Aho hantu leta yari yarahubatse amazu icumbikiramo abantu bakomeye nka Ronda n'umuryango we. Rero basabwaga kwimuka bakajya mu bandi baturage basanzwe, kubera ko nta nshingano muri leta bari bafite. Ibyo byatumye batongera gucungirwa umutekano na leta nk'ibisanzwe. Ubwo rero Uruga yariyemerewe gusura Tony nta nkomyi, nta muntu abanje gusaba uburenganzira uretse mama we wenyine. Yamugezeho ku bitaro asanga ari hafi gusezererwa. Yarababajwe no kuba barirukanywe mu nzu babagamo nk'umuryango wa generale bakajya gukodesha ahandi. Iwabo bari bageze kuri ibikorwa byo kubaka inzu yabo, ariko ntiyari yakuzuye. Mama we wigishaga mu ishuri rya kaminuza rya gisirikare niho agombaga guhatana akayuzuza, kuko umugabo we bari bahagaritse umushahara we. Ntibari borohewe na gake. Uruga wigiriraga umutima mwiza kandi woroshye, yatunguwe n'ukuntu Tony yamuhumurizaga kandi nawe ari mu bitaro atorohewe.
Yamubajije icyo yateganyaga gukora nava mu bitaro, yihagaze aramubwira ati Waruga, nakoze impanuka ya moto ariko nimpava sinzasubira guhiga ibyuma bishaje, nzaza nibere umumotari nongere ntware moto nishaka izanyica. Ndabizi kubona provisoire n'ibizangora, gutwara nabyo nzimo gake nzihugura, perime nayo ndumva bitazangora, bizantwara igihe gito cyane. Waruga yumvaga amufitiye impuhwe, ari no kwishinja amakosa menshi. Yaramurebaga mu maso akumva yamusaba imbabazi. Yaribazaga ati ni gute buri gihe ari njye umuteza ibyago, iyo atamvugisha akiza muri karitsiye zacu kandi bashaka kumukubita nkababuza bataramukoraho, ntiyari kumara igihe runaka mu bitaro. Iyo ndashaka kwihagarika mu rugendo rugana ahazubakwa inganda, papa ntiyari gusaba shoferi kwihuta ngo Tony bamugongane na mugenzi we. Icyakora na Tony niko yishinjaga amakosa, avuga ko iyo adasaba mugenzi we kwihuta bitari kuba. Bose barahumurizanyije baterana inkunga yo kutishinja amakosa ukundi. Nyuma y'icyumweru bavugana buri munsi, umusore yarasezerewe. Uwo mwanya wo kujya mu rugo bamujyanye kuri polisi. Nawe yagombaga kuryozwa uruhare yagize. Mu buryo bw'amategeko, gutwarwa n'umuntu utemerewe gutwara kandi Tony abizi neza ko atabyemerewe byari ubufatanyacyaha. Hari ingingo yavugaga ko umuntu wese ufasha undi gukora icyaha ashobora guhanwa kimwe cyangwa hafi nk'uwagikoze, kuko yarabizi neza ko ari umutwaye nta byangombwa bye bwite yari afite, akaba ataragize icyo akora ngo amubuze, byemejwe ko yabigizemo uruhare. Impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu bituma ashinjwa uburangare bwateye urupfu. Icyakora mu rukiko abantu bamusabiye imbabazi cyane kuko arakiva mu bitaro. Ikindi akaba yarisobanuraga avuga ko mugenzi we batari bakamenyeranye cyane, ko yari mushya muri karitsiye. Urugari witabiriye urubanza yahamije ko umusore ari mushya muri karitsiye, avuga ukuntu yayobye akayobera aho bari batuye nk'abantu bakomeye muri leta kubera kutamenya karitsiye neza. Ibyo byatumye agabanyirizwa ibihano, bamufunga igifungo gisubitse ariko atanga ihazabu itubutse. General Ronde yarafunzwe kandi nta burenganzira yari afite mu gisirikare. Abagize umuryango we bari barabaye nk'abaturage basanzwe, ndetse n'umukobwa we ntiyarakiri mu byo bita under military protection, ku buryo aho yajyaga hose yarindwaga kuko se atarakiri mu mwanya w'ubutegetsi ngo arindwe nk'umuntu wihariye. Bitewe n'uko mu bagize uruhare mu gusabira imbabazi Tony nawe yari arimo, izo mbabazi zikagira agaciro bikiyongera ku kuba bari bamaze kwibera inshuti cyane. Tony akimara kubabarirwa muri ubwo buryo nubwo yari yatanze hazawe, yaragera amuhobera aramukomeza cyane. Icyakora iyo nkuru yose nk'umurabyigera kuri mama we. Yararakaye amutegerezanya umujinya mwinshi ngo amubuze kwisuzuguza agirana agakungu n'umusore ucuruza ibyuma kandi we yarakuze ari umukobwa wa generali. Igitangaje ni uko uwo munsi umukobwa yisanzuye we na Tony bakajyana mu gahoteli gaciriritse bagiye kwigurira ibyo kurya kuko bavuye mu rukiko bakumva bashonje. Urugari yarakuze asa nk'uwaboshywe, atemererwa kujya aho ashaka n'aho ajya akajyana n'abarinzi. Yumvaga yibohoye uwo munsi ashaka kuba nk'abandi bakobwa yabonaga ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Muri ako gahoteli bagiranye ibiganiro birebire, baganira ku buzima bwabo n'ahazaza habo, bumva bari guhuza, birangira bemeranyije kwibera abakunzi. Akigera mu rugo mama yaramutonganyije amubuza kuzongera kuvugana na Tony, nta kurya iminwa. Uruga amubwira ko atareka kuvugana n'umukunzi we. Ubundi Uruga yamutinyaga papa we ahari, ariko iyo yabaga ari kumwe na mama we yumvaga nta birenze yamubwira ibyo ashaka. Mama we yaratangaye aramubwira ati nugute utinyuka kuvuga ayo magambo, ntabwo ndi kujya inama nawe, ndagusabye ngo mureke. Nta n'isoni ukamwita umukunzi, bitabaye ibyo nzaguteza bene wanyu. Nubwo se ndahari umenye ko bakuru be n'abarumuna be batazakwemerera gukomeza gusebya umuryango. Uruga we yaramaze kubona ko iby'isi ari gatebe gatoki. Se wahoze ari generali yari ari kurya impungure nk'abandi bose bari muri gereza, uwazira icyaha atigeze apanga kuzakora. Ibyari ibyishimo byavuyemo agahinda gakomeye. Iwabo bari barinzwe ariko bari basigaye bameze nk'abandi baturage, nubwo bene wabo bandi bari bakomeye. Tony nawe yari yaramaze kubona ko ubuzima ari ubusa, ko rimwe na rimwe iyo umuntu ageze ku gasongero k'ibyishimo n'amahoro aba afite n'ibyago byo guhanuka, akajya mu byago bikomeye, akaba asigaje kujya mu gahinda katagira ingano. Nubwo yacuruzaga ibyuma bishaje, akaba yaragiye kwigira gutwara moto ngo abe umumotari. Yari yarazigamye amafaranga menshi ku buryo yari afite icyizere cyo kubana n'umukobwa wahoze ari generali bakagira icyo bimarira. We na Uruga bafashe umwanya babiganiraho, barabwirana bati nitubana ku mugaragaro turi muri aka gace bizateza ibibazo, ubukwe bwacu babwitambike kandi bazabishobora. Uruga yamwemeje ko bazamurwanya kuko basi wabo na ba nyina wabo bari bafite amazina akomeye mu turere no mu ntara babarizwagamo, bashoboraga kuvuga ikintu kikumvikana kandi kigashyirwa mu bikorwa. Banzuye ko Tony asubira iwabo, cyane ko ari kure cyane, ari hafi y'umupaka, akajya kwigira gutwara moto nk'uko yabyifuzaga. Yamara kubimenya neza, Uruga akamusanga we bakikorera ubukwe, bagashyingiranwa mu mategeko gusa kandi bigakorwa mu ibanga. Muri iyo minsi Uruga ariko bashaka ibyangombwa by'ibanze byari kumwemerera gushyingiranwa byemewe n'amategeko, birimo ibigaragaza ko atashyingiwe, ibigaragaza ko afite imyaka yuzuye n'ibindi bitandukanye. Nuko byagenze Tony ahita agenda, Uruga asigara ajijisha mama we nk'aho byarangiye atakivugana nawe. Habura umunsi umwe ngo basezerane, Uruga yasabye mama we uruhushya rwo gusura inshuti y'amagara y'umukobwa, amwemerera kujya ariko akararaho ijoro rimwe.
Oruga nawe yamusezeranyije ko ari bubyubahirize, nyamara yarabizi neza ko atazagaruka. Yagezeyo bakora ubukwe nk'uko bari babipanze, basezerana mu mategeko. Kuko n'ubundi Tony yari mu murenge w'iwabo, byaroroshye ngo basezeranye, kandi umuryango we hafi ya wose ndetse n'abaturanyi barabutashye, uretse ko ku ruhande rwa Oruga nta muntu n'umwe wari uhari. Nyuma y'iminsi 2 mama Oruga yatangiye kwisaza abaza umukobwa w'impamvu atagaruka vuba. Nta gutinda Oruga yafotoye impapuro z'ishyingiranwa arazimwoherereza, amwereka n'amafoto yafashwe yakoze ubukwe we na Tony. Mama we yarababaye cyane bitavugwa, abanza kubihakana, ageze arabyemera. Yabyemeye ari uko iyo foto yisakaje mu bantu nka 7 ngo bamurebere niba atari kureba nabi, nabo bakamubwira nk'ibyo yiboneraga. Muri iyo minsi mbere y'uko agenda, Oruga yasuraga papa we kuri gereza uko bishoboka, bakaganira kandi akamubwira ko amusengera. Abandi bajenerali ndetse na bamwe mu bayobozi bo hejuru bari barakomeje kumusabira imbabazi. Hari icyizere ko ashoboraga kurekurwa byanga bikunda, kuko n'umukuru w'igihugu yarazi icyo kibazo. Kuko Oruga yabonaga se ari hafi kuba yarekurwa, yabonaga bizaba imbogamizi ku rukundo rwe na Tony, bituma byihutisha. Yarabizi ko bazabarwanya bitwaje ibyabaye, ndetse n'urwego rw'imibereho y'iwabo yari itandukanye. Umwe ari umwana wa generali, undi acuruza injyamani. Mama we akibyumva yararakaye, amubaza aho aherereye ntiyamubwira. Hari hashize amezi 5 impanuka ibaye. Yagiye kuri gereza ngo ajye kugisha inama umugabo we Ronde wahoze ari generali, nawe aramubwira ati banza urwane no kuba nafungurwa, ibindi nzakubwira uko tubigenza. Ndagusezeranya ko tuzajurira mu rukiko uwo musore agafungwa azira ko yadushukiye umukobwa, akamufatirana n'ubumuga bwo mu mutwe yatewe n'impanuka. Se yarababaye adashaka ko umukobwa abana n'uwo musore wagize uruhare mu byamubayeho byose, byongeye ucuruza injyamani. Ku bw'amahirwe generali wafunzwe kubera uburangare bwavuyemo urupfu rw'abantu 3, urukiko rwemeye kongera gusuzuma ibirego yaregwaga kubera abantu benshi bamusabiraga imbabazi. Mu gihe babisuzumaga hatanzwe imbabazi ku bantu batandukanye n'abarimo, birushaho korohera urukiko. Ni perezida w'igihugu wari uzitanze nk'uko yajyaga abikora mu bindi bihe bitandukanye. Ronde nawe yari ku rutonde rw'abagombaga kubabarirwa. Noneho urukiko rwahise rwemeza ko arekurwa. Nubwo perezida atari gutanga imbabazi, kuko Ronde yari yarazisabiwe n'abantu benshi kandi hazirikanwa uruhare yari yaragize ku mateka y'igihugu, yari kubabarirwa kuko by'umwihariko abari bazimusabiye bari abantu bafite ijambo rikomeye mu gihugu. Icyemezo cyari kubanza gusuzumwa n'inzego zibifitiye ububasha, hakarebwa uburemere bw'icyaha yashinjwaga, uko yitwaye mu gihe yarafunzwe, n'inyungu rusange byari bifite ku gihugu n'igisirikare. Inkuru ya Oruga niyo yagendaga irushaho gufata indi ntera, ndetse bigatanga ishusho mbi ku babyeyi, kuko umwana wabo yarenze uturere n'uturere akajya kwibanira n'umusore wahoze acuruza ibyuma bishaje, nyuma akaba umumotari. Ronde yifuzaga kuba yahabwa izindi nshingano muri leta, ariko gusubizwa ku nshingano za gisirikare byari gusaba inzira ndende, kandi iyo nzira ntiyari ikunzwe gukoreshwa. Mu nzego zo hejuru bamubwiye ko akwiriye kwitwararika mu gihe runaka, bakabanza kubitekerezaho bakamusuzuma, bakareba ko bamuhonda imwanya, kugira ngo atagira aho ahurira n'ibyatuma agaragara nk'udakwiriye inshingano. Umugore wagiye kujururira inkiko ashingiye ku byemezo bifitanye isano n'amategeko agenga ishyingiranwa, avuga ko nta mezi menshi yari ashize umwana wavuye mu bitaro, ko yari afite ihungabana kandi ko atari yakitekerejeho neza, bityo ko yakoze ubukwe ku gahato. Urukiko rwatumijeho Oruga na Tony baza kwitaba mu rubanza rwari rwitabiriwe na Ronde ubwe n'abandi bantu b'inshuti ze bakomeye bo mu nzego zo hejuru. Ronde we yirindaga kwijandikamo, aza nk'abandi bose nta jambo ashaka kuvuga. Icyakora Oruga na Tony bari bitwaje umwavuko ukomeye cyane wo kubaburanira, wari wabanje kujya kwa muganga bakamuha ibihamya by'uko bombi bafite ubwonko buzima, ko imitekerereze yabo iri mu buryo busanzwe. Ibyo byatumye ubujurire bwa mama Oruga budatanga umusaruro, kuko byagaragaye ko impande zombi zemeranyije kubana ku bushake. Urukiko rwemeje ko umukobwa yararengeje imyaka yo gushyingiranwa, akaba yarabikoze nta gahato, nta nyandiko mpimbano, banzura ko nta mpamvu yemewe n'amategeko yo kubatandukanya. Ndetse ababyeyi be bagiriwe inama yo gutuza ntibakomeze kumwirukaho, babwirwa ko badafite ububasha bwo kuburizamo ishyingiranwa cyangwa kurisenya ku mbaraga zabo gusa, mu gihe amategeko yemera ko nta kosa bafite. Mu kuva mu rukiko, Oruga na Tony bahise bataha bihuta, bagezeyo bajya inama. Tony yaramubwiye ati nituguma inaha, ababyeyi bawe na bene wanyu bazashakisha uko banyica kugira ngo babone uko badutandukanya, bagushyingira uwo bashaka. None nyemerera duhungire mu kindi gihugu rwihishwa bitarenze iki cyumweru. Ubundi igihe kizagira babyakire, kandi tuzagaruka mu gihugu cyacu twiyunge nabo tubane mu mahoro. Gusa muri iki gihe batarabyakira, dukwiriye guhunga. Oruga yarabyemeye bahungira mu kindi gihugu, ndetse barakabya bambukiranya kimwe bajya mu kindi batahanaga imbibi. Oruga abayeho yishimiye ubuzima busanzwe butari ubwo kuba umwana wa generali ugenzurwa mu kantu kose. Abana n'umukunzi we yikundiye Tony, nubwo bwose yamukunze aciriritse. Icyakora ntiyari aciriritse, kuko n'ubundi mu rugo rwabo ntabwo babura ibyo kurya, ntibabura imyambaro, kandi bafite aho kuba heza. Tony nawe yibuka ibyo yigomwe byose, birimo n'abasore b'abandi bajenerali bamuteretaga, cyangwa se abandi banyacyubahiro nawe yari gukunda, yaba urukundo amukunda nawe akamukunda kurushaho.
yamusezeranyije kwitanga agakora buri kimwe ashoboye ku bwe kugira ngo atazanicuza urwo yamukunze. Ababyeyi ba Olga ntibazi aho baherereye, barakariye cyane Tony bashyiraho amafaranga menshi ngo abo bantu bayaha nibamubona bazamwica. Kugeza uyu munsi Ronde ntarabona akandi kazi uretse ko hari amahirwe ko yahabwa izindi nshingano zitari za gisirikare. We n'umugore we baracyakomeje gushyira imbaraga mu gushakisha Olga aho aherereye, nyamara barahabuze. Nadusoreje iyi nkuru yacu y'uyu munsi y'umukobwa wo kwa Generali wikundiye umusore ucuruza ibyuma. Niba wayikunze usige like, comment, udufashe no muri share. Tuzahure mu nkuru z'ubutaha.